Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohoka ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari gito tuje gusohoka kino kizamini kiba kimaze gukorwa, nuko ibibazo biragaruka. Wakosoye kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizamini kimwe wamaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nuko nakugiye kino kizamini kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze ukakanda ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo ngunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe wifitiye smartphone ushaka code twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, tubwira kare ushaka gukoreramo, tubwira itariki ushaka, tubwira n'isaha ushaka, tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tunyereye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Aho mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero warigishije. Ukeneye ko tuguhugura mbere y'uko ujya mu kizame, koresha nimero tuze tuguhugure ujya mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndiza ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho, iyo bakojeje ishusho y'icyapa bari kukubaza ese icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande enye cyangwa icyo cyapa ni mpande eshatu. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kuromana turi buze kugira kuri 20. A ni hanyurwa n'abanyamaguru. B akayira k'abanyamaguru. C abanyamaguru bambukira. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru na C aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona so kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kikuri nta kindi ni A, ni hanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo haba harimo velomoteri cyari kuba igiso cy'ukuri ari ntihanyurwa na velomoteri. Haba harimo nk'ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. None hano harimo umunyamaguru, rero ni ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, wari witamo ko ari ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Urumva nyine kirabuza, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tukaba tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amukota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Wabona utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibibuzijwe cyangwa se ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Murabizi niba bahagaritse ikinyabiziga nijoro hari ukuntu kigaragazwa kubera ko cyabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ariko reka tuvuga ngo ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. Muri make ibinyabiziga byo iyo bibihagaritse mwa bino bikurikira bagiye kutubwira byo ntago ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibe binyabiziga ango velomoteri
B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. We hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso biyerekana mu gihe bayihagaritse ari nijoro ku muhanda. Rero ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro kubera ko bino binyabiziga byombi bitwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ushaka kode twandikiye cyangwa duhamagare ni kuri 0789 mufashe kubona kode nziza. We n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa udusiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ziba zagaragazwa gute? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200. Birumvikana wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Bagaragazwa kubera buryo rero. Ango itara rimwe cyangwa menshi yera. B amatara menshi y'umuhondo. C amatara menshi asa n'icugarishije. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo babashatse kwa ngo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. We hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A ni iso cy'ukuri itara rimwe cyangwa menshi yera. Yavuze amatara yera ni kimwe no amatara yandi yakora umuri gw'umweru. B amatara menshi y'umuhondo n'amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Noneho nkwibutsa ko ukeneye kwiga aho waba urose mu gihugu. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga. Murabizi umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika kandi agasoza bakamuha n'impamyabushobozi. Rero nibwo buryo dukoresha iyo turi kukwigisha uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tukwigishe ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ayo matara arangwa n'ayo mabara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mwese murabizi amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma aba ari umutuku cyangwa umuhondo. Wari wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo
urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagenda kuwe muvuduko ugeze ahantu ukahasanga ibyapa bikumenyesha ko hari irangira ry'imirimo. Ese uba wagendera kuwe muvuduko? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango kilometero 70 mu saha, B kilometero 50 mu saha, C kilometero 40 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 80 mu saha. Hano urabona so kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni D kilometero 80 mu saha. Kubera iki? Kubera ko ugeze ahantu bakubwiye ko nta kibazo kiri mu muhanda, hari irangira ry'imirimo, nta mirimo iri gukorerwa mu muhanda, ugenda ku muvuduko wo hejuru, ugenda kuri kilometero 80 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero naka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko rero waramusamo D, ndizera ko waramusiganika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nijyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni ikibazo y'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa ugahura n'ikindi kinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitashoboye kugenda. B mu gihe ikinyabiziga genda kumigwa giturutse mu kindi cyerekezo. C mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona iso cyukuri cyanyacyo wari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko witegura guhagarara akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa, ndambiranse yitwaye abarwayi cyangwa se n'ibira binyabiziga bindi ndakumirwa. Rero ugabanya umuvuduko witegura guhagarara ukamuhinzira. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Muri make umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe atepashijwe n'ikindi kinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe. A gukomezanya umuvuduko wari ufite, B kujya iburyo, C kujya ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kongera umuvuduko. Ese wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko hari ikindi kinyabiziga kiri kukunyuraho? Wakora iki? Wakwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Niso cyukuri nta kindi ni A gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ubundi ukomezanya umuvuduko wari ufite mu gihe batangiye kukunyuraho, cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Kujya iburyo n'ubundi buri gutwarira iburyo waba ugiye kugwa muri za ruhururana za Sangoma. Kujya ibumoso waba uri kumusanga ibumoso ugiye kumugongerayo. Kongera umuvuduko byo musa nk'abagiye kujya mu marushanwa, kandi we aba yamaze kujya mu ruhande rw'ibumoso. Biba byabateza ibyago. Rero ikintu ukora ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Ndakeka ko warasitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Igomba kuba iri he? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ucyandike ku papuro. Ango mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe hari umuhanda w'icyerekezo kimwe. B ahegere bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe, na B hagere bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, byo tumaze kubimenya. Babashazwa ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. None wowe urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Noneho hano ikintu ndagusobanura niyo bavuze ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga winjiyemo uwo muhanda ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Niyo mpamvu bawita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. Noneho iyo uvuyemo akenshi bakunda gushyiraho icyapa kiburira kivuga ngo ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo, bakubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kuko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo abatandukanye. Ndakeka ko waramusitamo se, ndizera ko waramusikanirwa ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Kino cyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo ijambo rivuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza bisobanuye hagarara. Urahagarara byagenze uti rero? Guhagarara aho abanyeshuri bambukira. Wabona ugiye kugera hari abanyeshuri bambukira ugahagarara. B, hagarara akanya gato. C, ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, hagarara akanya gato. Kino cyapa ukunda kugishyiraho akenshi ahantu hari inkomane, ugiye kwinjira mu muhanda, umuhanda muto ugiye gusukira mu munini, nturi kureba iburyo nturi kureba ibumoso, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, bikaba ngombwa ko cyaho kino cyapa kikuvuga ngo hagarara akanya gato. Iyo ukibonye urahagarara akanya gato ukinjira muri iryo sangano gake gake udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga n'ibyapa byo gutambuka mbere. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uzasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Wabona hari irindi somo ukeneye ukaryandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo naryo nirishyiraho uzahita uribonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari njye wayiguriye ntibyemewe kuyikoresha ryari? Ngo mu biro bya leta. B, mu biro bya polisi. C, igihe utwaye ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A, mu biro bya leta. B, mu biro bya polisi. C, igihe utwaye ikinyabiziga. Byose bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ntiwemerewe gukoresha telefone. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Murabizi gukoresha telefone utwaye ibinyabiziga biba byashyira ubuzima bwawe mu byago n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ntibyemewe gukoresha telefoni mu biro bya leta. Murabizi hari serivisi nyinshi dusaba tukabahamagara bari mu biro bakatwita bakaziduha. Mu biro bya polisi murabizi ugeze n'ahantu impanuka yabereye uri kumenyesha impanuka wahamagara rimwe rimwe kabiri, akenshi bari no mu biro akaba yakwitaba akaguha ubufasha. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefone. Ndakeka ko waramusitamo se, ndizera ko waramusikanirwa ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikura. Bibutsa ko kode ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe utwandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda uze twigane mu shuri. Turakwigisha mu buryo bwa online aho amasaha abona aboneka ku munsi akunogeye. Yagize turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika
turakwigisha rero aho waba uri hose mu gihugu ntugire ikibazo kandi ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626, ibyo byose tubibafashemo. Ikindi noneho uramutse ukeneye ko nkwigisha computer, nyandikira kuri izo nimero ze nkwigisha mudasobwa ujye mu kizame itakubera imbogamizi. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko. Ni ngombwa kumenya iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, nta kindi kinyabiziga kindurutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ikinyabiziga kindurutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona se cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga ugomba kumenya iki mbere yuko ukinyuraho? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyanika papuro iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, ukareba ko imbere hagaragara neza, ukareba ko utageze mu kona. Murabizi kunyuranaho mu ikona birabujijwe kubera ko hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe, birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga kiba cyaje, ukareba ko ugeze ahantu hari ibimenyetso bikwemerera kuba wanyuranaho, ibyapa cyangwa se iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda ukaba ucagaguye, ukitondera no kunyuranaho kubera ko ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso, kandi uramutse ugiye ibumoso utitonze hari ibindi binyabiziga biba biri kugenderamo, biba biri kuza bigusanga muba mwatezanye ibyago. Rero ugomba kwitonda ukitegereza ko umuhanda ubona neza ukabona kunyuranaho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora? Ubundi ugeze hari ahantu habereye impanuka harimo abakomeretse bikomeye, ikintu cya mbere ukora uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ese n'ikindi kihe uba ushobora guhita ukora kindi? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B, guhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe no guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Nicyo kintu kindi cya kabiri uba ugomba guhita ukora kugira ngo ubahamagare baze bahe ubufasha izo nkomere zagiriye ibibazo mu mpanuka. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko nurangira gutwara ukabona ugahura na kino kintu uzahita umenya ko ikindi kintu cya kabiri uzakora ari kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe no kumenyesha impanuka. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni iki cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi, hari icyapa kiba kiriho. Na bino byapa bine ni ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, ni icyapa cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B ukuntu giteye, urebe icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe n'icyo cyapa cyo kuri D ukuntu giteye. Mwa bino byapa bine n'icyo cyapa kiba kiri kwakira kimodoka gitwaye ibintu byaturika byafata inkongi. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, kino cyapa uri kubona ko kirimo ikirango cy'umuriro. Uzarebe no kwa biriya bimodoka uzahita ubona aho kino cyapa kiba gishushanyijeho kigaragaza ko ibyo atwaye byaturika byafata inkongi. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umurongo ucagaguye bivuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe. Ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda ivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kuyirenga.
ariko iyo ucagaguye ushobora kurenga ngo mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga gukatira ibumoso se guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda ibisubizo byose nibyo. uriya murongo wo hagati mu muhanda urombereje iyo udacagaguye ntuba wawurenga, ariko iyo ucagaguye naho ntuba wawurenga uretse mu bihe byagenze ute rero. hano isoko kuri nta kindi ni ibisubizo byose nibyo. wawurenga mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga ubwo agiye kudepasa agomba gukatira ibumoso cyangwa agiye guhindura cyangwa agiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. wawurenga uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ariko iyo ucagaguye. ndakeka ko rero uramutamo ndizera ko waramusukaniye ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari iki gice cy'inzira nyabagendwa kiba kigenewe iki? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. a inzira y'abanyamaguru, b agahanda k'amagare, c a na b byose ni ukuri. a inzira y'abanyamaguru na b agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. wowe hano urabona se cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko isoko amaze kugitamo, ndizera ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hano isoko kuri nta kindi ni b agahanda k'amagare. ubundi iyo bavuze ngo igice cy'inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo igice cy'umuhanda. noneho ucyumva ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa kiba kigomba gucamo ibinyabiziga n'ubundi. rero kiriya gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, muri make nticyacamo imodoka, kaba ari agahanda k'amagare. ndakeka ko waramusamo b, ndizera ko waramusukaniye ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? iyo bavuze inkomane baba bari kuvuga ahantu hahuriye imihanda. none kino cyapa ukihabonye gisobanura iki? gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. a ngo utanga inzira ku binyabiziga binini, b gabanya umuvuduko w'inzira abanyamaguru, c tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko isoko amaze kugitamo, ndizera ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hano isoko kuri nta kindi ni c tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. iyo ukibonye mu nkomane hari umuhanda urimo, ariko hari umuhanda munini uri kwegera, umuhanda munini ugiye kwinjiramo. rero utanga inzira ko ibyo binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini uri kwegera. noneho kino kibazo hari igihe bakikojeje ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. murabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjirira iburyo. kino cyapa rero ukibonye aho banyura bazengurutse utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso, kubera ko ibinyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka. bakubaza ngo icyapa gisobanura iki, nta kindi kintu barengejeho, ukavuga ko gisobanuye ngo tanga inzira. nubwo buryo butatu bakibazamo, uburyo bwose bazakikubazamo mbaye mbikubwiye hakiri kare uzahita ugikora. murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, niyo mpamvu bagomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bitagutunguye uhita ubikora. murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. ntiwavuga ngo kino kinyabiziga cyanjye ndi kubona amatara yacyo ari kubonesha muri metero 50 gusa, reka nshyireho andi matara azajya abonesha muri metero 200. biba bibujijwe. cyangwa se gukora utundi tugarurarumuri ukadushyira ku kinyabiziga cyawe, nabyo biba bibujijwe. ariko ntibitegetswe ku matara akurikira, ntibireba cyangwa se ntibitegetswe amatara akurikira. hari amatara yuba wahindura. ayahe? amatara ndanga, b amatara ari imbere mu modoka, c amatara ndangaburumbarare, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. hano urabona isoko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko isoko amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro iso cyukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka yo uba wayahindura uko ushaka wajya unayahindura buri munsi. Uyu munsi ugashyiramo ay'umuhondo, kuwa kabiri ugashyiramo ay'icyatsi, gutyo byo biba byemewe. Ariko gukora andi matara cyangwa utugarura muri byo biba bibujijwe uretse ibitegetswe. Ariko amatara imbere mu modoka yo biba byemewe, ushaka uba wayahindura uko ushaka. Ndakeka ko rero waramutamo B. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A ngo feri y'urugendo, B feri yo guhagarara umwanya munini, C feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni C feri yo gutabara, niyo ikoreshwa igihe feri idakora neza. Noneho feri ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bwa nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba imanuka cyangwa irahaterera, bayita feri y'urugendo. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo, niyo bita feri yo guhagarara umwanya munini. Rero hano ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntiyashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A ngo metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ariko mbibutsa ko kino kibazo bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Kino bazaba bakoze bazaba bafashe zino metero bazishyize muri santimetero. Urabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Kuvuga ngo santimetero 150 no kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50, ibyo byose aba ari kimwe. Ntuzabigireho ikibazo cyo baba bakoze no guhindura ingero. Ndi kuguteguraho isomo kandi subscribe uzahita uribonera ku gihe. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bintu bibaho se ahubwo bibaho byabaho ryari? A ngo igihe kigenda hamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Wowe hano uramaze cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mu gihe ikinyabiziga gikuruwe n'ikindi uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitesi ntibikora. Niyo mpamvu aribwo uzabona ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda moteri itaka na vitesi idakora. Mukunda kuyibona nko mu gihe cy'impanuka, kimodoka cyaguye munsi y'umuhanda akaza ikindi kimodoka kugikuramo. Icyo kinyamodoka kiri gukururwa kiburetse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitesi ntibikora. Ndakeka ko rero waramutamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka kandi subscribe hasi nkireho ikizamu ujye ukibonera ku gihe ujye gikosora kugira ngo ibibazo ujye ubibona kare
ugerweho warabibonye uhita ukora rimwe uhita utsinda. Ndizera ko kino kizami dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkize ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni cyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode nziza, utubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, iminota 3 umaze kubona kode nziza. Twaba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, tukajya turakiguhera ku gihe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, uhitamo uburyo ushaka. Ese ushaka kwiga online cyangwa ushaka kwiga turi kumwe? Iyo ushaka kwiga online tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu tukaganira uri no kwibona, n'ubundi ni nkaho tuba twicaranye. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare tubigishe, mujye mu kizame mugiye kuzana impushya z'agateganyo zanyu. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Uvuye gukora uratsinze. Fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe nazo zige, zijye mu kizame zikore rimwe zihita zitsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Uri hafi gukora, ibibazo biri gukunda kugaruka, ujye urakunda gukosora ikizame. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe urebe na biriya bibazo ndi gukunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Amahirwe masa ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.